icyo muzahambura mwisi no mwijuru kizaba kigize ute gihambuwe. Icyo muzahambira kandi mwisi no mwijuru naho kizaba gihambire. Dufite ubushobozi bwo gutegeka. Yego Bikaba undi Bana mu izina rya Yesu Kristo ndagushimye kandi ndaguhimbaje, ngushimiye ibitangazo udahema kudukorera. Hayiwe Mana uko waruri kera kimwe n'aba Elisa n'aba Eliya, n'uyu munsi ni kuri, none turakwinginze kugira ngo Mana kuzubane natwe. Mana ntabwo ujubeshya, iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujubeshya, ntabwo ujubeshya Mana, narabibonye. Iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujubeshya. Yes, reka mbasuhuze bakunzi ba Concorde TV show aho merose mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali. Ayo mahanga mwumva ikinyarwanda ndabasuhuje. Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe. Ndiyatuma Imana Concorde, reka mfate umwanya ngushimira wakanze subscribe ukadushyigikira. Twatuka umuryango mugari nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda, nukuri ngusabe umugisha. Nanjye nabasezeranije ko ntazajya mbicisha irungu, ahubwo nzajya ndeba abakozi b'Imana batabivanze barimo umwuka wera, ubundi tukiganira ku mbaraga z'Imana. Yego niyo mpamvu imbere ya kamera ndi kumwe n'umupapa arakuze arivugira. Murakoze. Amazina yanjye ni Niyerera Elize nkuko bisanzwe. Ntago ari ubwa mbere nagera hano ndi umusangwa, maze kwaza inshuro zirenga ebyiri, ariko nziko tuzakomezanya. Narabishimiye cyane rwose kandi bamwe murabizi. Imana ibaha umugisha, nishimiye kubana namwe uyu munsi nanone. Yego Elize tuguhaye ikaze, ariko mbere ya byose reka ubanze dusengere uganga Imana iturinde. Mana yacu ushoboye byose, urera kandi urakiranuka. Data nkweretse abari mu mande zose z'isi, data batabare kandi ubarengere. Datagera ku byifuzo byabo, witwa Imana witeka mutanga bugingo muri aka kanya. Twemerere data ikiganiro kirabera hano hantu, data kiyoberwe nawe kandi utwemerere mwuka wera wawe. Data azatubera umuyobozi, uravuga ijambo ntabari we, data urasenga ntabari we, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Witeka mutanga bugingo rero tuje imbere yawe, reka ijambo ryawe data ryomara ibikomere. Data nyemere ijambo ryawe rigira udukura nawe ritugeza. Urakoze mutanga bugingo, ni mu izina rya Yesu, amina. Amen. Imana ishimwe. Mani imbaza. Waruvuze ngo hano ni mu rugo, ntago aribwo bwa mbere waza. Ndumva ikiganiro tugiye gukorana ni icya gatatu. Ni icya gatatu. Abantu bakwakiye ute rero? Abantu twarakundanye cyane, barabamagara turasenga, akamikoro kazamura. Nagiranye ibihe byiza nabo, byari byiza cyane. Yego. Yakunda kubaza umuntu rero nyine, abo mwasenganye byari bimeze bite? Abaguhamagaye se bari bafite ibibazo? Imana ikugira neza, ugira icyo babwira ikubwiye, ugenzuye ubona abenshi baguhamagaye bazo bafite ari bibi. Imana yagira akora imirimo n'ibitangaza. Nzi ko yabohoye abantu benshi. Yego. Kandi bose bakubwira. Waruvuze ko umuntu wo mu Bugesera yaguhamagaye bimeze bite? Yaramamagaye afite ikibazo cy'urubyaro. Yego. Imana igira kumubwira ko abigenza. None yarasamye se? Mu minsi 3 ishize ntago naba mbimenya, ashize igihe gito cyane. Ariko hamwe no kwizera nziko yego imbere ari heza, kandi ko Imana ishoboye byose, cyane cyane iyo wayizeye. Yego. Uwo numwe undi hari undi nawe wo mu karere ka Nyamagabe, nawe yari afite ibibazo bitandukanye, ariko twarasenganye nawe arabohoka. Yego. Nawe arabohoka kandi arashima Imana ubu ngubu. Yego. Nta bari kuguhamagara bati se ko nta kintu tubwiye, kandi bavuze yuko ibyo hanuye bisohora ko kanya byatinda bikamara icyumweru. Buriya Imana ikora icyo ishaka. Yego. Umunyarwanda yise umwana we ati tanga ishaka. Yego. Igwa uhanuza urabuvuga, utabuga ukicecekera. Yego. Yego. Nikindi twibutsa abantu, umuhanuza bari intumwa. Intumwa rero idahawe ubutumwa ngo ibujyane, yajyana iki? Nta kintu yajyana. None se nta ruhari umuhanuzi yagira ari gusengera umuntu ngo bibe byatuma Imana imuha ubuhanuzi bwo kumubwira?
uruhare umuhanuzi yagira Eh, ntarwo ntarwo. ntarwo njye numva ntarwo kuko gukora ni ukw'Imana ntabwo ari uk'umuhanuzi. Yego. Gukora kuba ari ukw'Imana ntabwo ari uk'umuhanuzi. Nagize ngo hari ukuntu ushobora gusenga bigatuma Imana imanuka ikaganiriza abantu. Nasenga pe ngasenga Imana ikagira icyo yakora kuko irumva. Sibyo irumva, Imana yacu irumva. Nasenga kuko hari ijambo ryanditse ngo muzarambura ibiganza. Yego. Ku barwayi bazakira. Kandi icyo muzahambura mu isi no mu ijuru kizaba kigize ute gihambuwe. Icyo muzahambira kandi mu isi no mu ijuru naho kizaba gihambire. Dufite ubushobozi bwo gutegeka. Yego. Bikaba. Yego, ngiye kugwaka exercice kaba bahanuzi babiri n'uburyo bari gusenga, ndagerageza kubigana. Urambwira uti wowe ushingiye ku bunaribonye ufite aho umwuka yahita amanuka ni hehe akaganiriza aba bantu bari gusenga. Uwa mbere: Mana ndagushimye nguhaye icyubahiro kukugira neza, none Mana komeza ubane natwe. Uwo numwe sibyo. Undi: Mana mu izina rya Yesu Kristo ndagushimye kandi ndaguhimbaje, ngushimiye ibitangazo udahema kudukorera. Hayiwe Mana uko waruri kera kimwe n'aba Elisa n'aba Eliya, n'uyu munsi ni kuri, none turakwinginze kugira ngo Mana ukuzubane natwe. Abo ni babiri sibyo. Ushaka kumenya w'Imana yasubiza cyane se? Ushaka kumenya w'Imana yasubiza vuba? Watuma umwuka wera ahita amanuka akaganiriza abantu bari gusenga. No. Buriya biterwa, ashobora kuvuga gutyo wenda yarwaye cyangwa se ariko ngewe ko mbyumva Uwiteka Imana yo yamuhamagaye. Ntago kuvuga cyane aricyo kigaragaza ko urafite mwuka wera. Nta nubwo kuvuga gahoro aricyo kigaragaza ko murarimwe mwuka wera. Ahubwo Imana yireba ku mutima ikareba uko imbaraga zawe zingana. Uko yabwiye Didiyoni ati witinya gene uko imbaraga zawe zingana. Hari igihe uba uvuga gahoro aba afite imbaraga nkeya z'umubiri, cyangwa se uri kuvuga cyane aba ashaka kwirata. Ahubwo biterwa n'umutima ufite ku Mana, kandi biterwa na connection, kandi bikajyana n'Imana. Buriya ntabwo abantu bose ari abahanuzi, nta nubwo abantu bose baba baririmbye. Buri muntu afite impano. Ngene ndikibariza ko aho bahanuzi ndi kuvuga nti nta ruhare umuhanuzi agira kugira ngo bitume Imana imanuka kugira ngo iganirize abantu. Ntarwo uruhare rw'umuhanuzi n'ugukizwa. Imana yaba yaramuhaye iyo mpano kwitangiriro ikimurema, yaba yaravuze ati wewe uzaba umuhanuzi akabizamo neza. Uruhare se rw'uri gusengerwa ngo ni uruhe ku buryo byatuma uruhare rw'uri gusengerwa ni ukwizera, ku buryo byatuma Imana imanuka ikamuganiriza. Uruhare rw'umuntu uri gusengerwa ni ukwizera, kuko na Yesu yarababwira ngo mugende bibabere uko mwizeye. Ntabwo yababwira ngo mugende ngo mubyinere ubwo bizaza. Yarababwira ngo mugende bibabere uko mwizeye. Niko yababwiraga Yesu. Niko yababwiraga mugende bibahere uko mugize ute uko mubyizeye. Ntababwire ngo ndabukije cyangwa ngo avuge gutyo. Yaravuga ati haguruka. Hari nabo yabwira ati ntimubwire abantu. Hari abo yabwira ati mugende ntimubwire abantu. Abana akababwira ati nimugende bibabere uko mugize ute mwizeye. Uruhare rw'umuntu uri gusengerwa ni ukwizera. Kwizera ni imbaraga. Ari naryo jambo tugiye gusoma. Tugiye gusoma ijambo ryo kwizera. Ngiye kukwereka ko kwizera, haleluya, ko kwizera gukomeye kandi ko kwizera guhambaye ku mukristo. Buri umukristo udafite kwizera abapfuye rwose. Nguha umwanya se? Oya nta kibazo, komeza unganize. Nta kibazo. Kuganire nta kibazo. Yego, kuko akenshi nyine umuntu pe nanjye ubwanjye iyo ngiye gusengana n'umuhanuzi, ni nayo mpamvu mvuga nteka nsengana n'umuhanuzi mandugira ngo ndebe ko ari iki Imana iragira ute iramubwira akambwira. Ubwo rero dutandukanye nta kimubwiye ngo ambwire, numva ntishimye pe. Ubwo atahanura ugahita umufata umuhanuzi wa fake. Oya njye ntabwo mufata nka, ariko nanone hari umuntu musengana buri gihe Imana ikagira ibyo imubwira, n'undi mwasengana Imana ntigire ikimubwira. Uwo rero itahita ikimbwira. Navuga yuko gukora ni ukw'Imana. Gukora ntabwo ari uk'umuhanuzi. Yego. Kandi ubuhanuzi Imana iri mu ijuru niyo ikubwira ngo mubwire. Yego.
itabikubwira uraceceka. Ibwiba yamaze kubona ko ibyo bitunganye biri okay. Nose Elise ubu wowe usenganye n'abantu turi gufata urugero ko baye kuguhamagara bakubonye hano kuri Concorde TV show, batanu baguhamagaye bose ukabasengera Imana ntigira ikikubwira, ntiwagira ngo hari ubanza utakira umuhanuzi? Ntaba n'ubuhanuzi. Kandi udahanuye batanu bose nta n'umuhanuriye. Umuhanuzi ntagaraka radio bafungura buri ko bishakiye. Ubuhanuzi buza bufite message kandi buza bufite ubutumwa. Yego. Ubuhanuzi ni ijambo rikomeye cyane kuko ni ijambo ry'Imana ihumekera mu muntu. Yego. Nawe ningira ubuntu maze ndakubwira ngahose bitabungira ndakwihorera. Nose nkora iki kugira ngo buze ubuntu buze ugira icyo umbwira kikubwiye ngo umbwire? Bose ntabishima ndakubwira, natabishima ndakwihorera ditahire. Nkora iki se mfukame? Oya icara izere. Izere gusa ntago ngusezeranya ngo ndaguhanuza. Yego. Yese nagusezeranya ari je nyiri uhanuzi. Nyiri uhanuzi nawuma ndawuguha. Yego. Ariko rize turaho mu kiganiro ubushize warasenze Imana ikwereka ibintu by'abantu, hari n'izina yakubwiye, ntago umuntu araguhamagara ngo akubwira ati ni njyewe. Abantu benshi bahamagaye pe. Abantu bamaze kumamagara bageze nko mu gihumbi. Yabasake nazijoro mbese bari kumamagara. Bigaragare ko abantu bafashijwe ikiganiro twagiranye. Yego. Nta wakubwiye ati bwabuhanuzi wahanuye n'ubwanjye mu kiganiro? Hari abantu bamwe na bamwe bamamagaye barambwira ati ibyo wavuze nibyo. Yego. Hari abandi bifuje ko nababera inshuti data wabo mu mwuka. Yego. Mbese Imana yakoze imirimo n'ibitangaza. Waruvuze atari ijambo nabazaniye kanguha umwanya kugira ngo utaza kurivuga uri kwinigati gutyane cyatubwo natwaye umwanya, ahubwo wisanzure pe, wisanzure nk'iminota 20. Oya nta kibazo. Sawa. Icyo Uwiteka nshize ku munwa nicyo mbabwira. Yego rwose. Haleluya. Amen. Imana yacu ishimwe. Tuzi ko umukristo agomba kuyoborwa na Mwuka Wera. Yego. Kandi Mwuka Wera iyo utamufite burya ntago uri umukristo. Kuko kuba umukristo, abakristo bisobanuye iki? Bisobanuye abakristo. Rero idafite Mwuka Wera ntago uba uri umukristo. Haleluya. Amen. Ikizakwereka ko ufite Mwuka Wera. Mwuka Wera amaze iki mu buzima bwacu? Mwuka Wera twemeza iby'icyaha kandi Mwuka Wera akatwereka inzira yo kunyuramo. Amina. Twihuse rero tudatinze tugiye gusoma aya magambo aboneka muri Bibiliya mu gitabo cy'Abagalatiya. Abagalatiya 5:16 haravuga hati, umutwe w'amagambo, imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka. Haleluya. Ndavuga nti muyoborwe n'umwuka kuko ari bwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kuko kamere irarikira ibyo mwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga. Kuko ibyo bihabanye nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ariko niba muyoborwa n'umwuka ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Haleluya. Niba tuyoborwa n'umwuka wera, haleluya, ni gute waba uri mu byaha uri kuvuga ngo uyoborwa na mwuka wera? Haleluya. Ahantu hariho mwuka wera ntago birarira, kandi ahantu hariho mwuka wera, haleluya, baramenyana. Bafite mwuka wera baramenyana. Buriya duhuye ufite mwuka wera nanjye mufite turamenyana. Haleluya. Kandi mwibuke ko Yesu aje kujya mu ijuru yaravuze ngo dore ntago mbasize mwenyine, mbasigiye mwuka wera. Nuko yari ari kubona mwisa, akabona mw'icyo gihe ibintu bizaba biducanze, kandi akitegereza akabona urugendo ruzaba rukomeye. Aravuga ati aba bana banjye ntago nabasiga bonyine, nabahaye mwuka wera. Duharanire kugira mwuka wera kugira ngo adutsindishirize kandi aturwanirire, adukureho imirimo ya kamere. Amina. Reka dukomeze dusome. Dore imirimo ya kamere iragaragara, ni gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, n'ishari, n'umujinya, n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice. Haleluya. Muri iyi minsi usanga abantu biremye ibice, ugasanga abantu bamwe bari gusengera hariya, ugasanga abandi bari gusengera hariya. Haleluya. Ariko
kandi bakavuga ngo bari gusenga Imana imwe, ariko bagasanga bari kwiremya ibice. Bamwe bakavuga ati twasengana na bariya, abandi bakavuga nti twasengana na bariya. Ariko ijambo nkubuzaniye umunsi nakugira ngo nkubwire ngo reka kwirema ibice, yoborwe na Mwuka Wera. Abafite Mwuka Wera bagira urukundo, kandi abafite Mwuka Wera arabayobora, akababera umuyobozi mu izina rya Yesu Kristo. Muri aka kanya rero ndaguhamagara kugira Mwuka Wera, ndahamagara Mwuka Wera kugira aze mu buzima bwawe. Mwuka Wera naza mu buzima bwawe, uburwayi buravamo, naza mu buzima bwawe burahinduka mu izina rya Yesu Kristo. Mpamagaye ineza yawe, mpamagaye agakiza kawe data kugira ngo usukwe Mwuka Wera kuri abantu bawe mu izina rya Yesu. Mwuka Wera yaje ubuhanuzi buramanuka rata, Mwuka Wera yaje agera mu byawe bigahinduka. Hamagara tabaza imbaraga za Mwuka Wera kugira ngo umubone, kugira ngo kugira agaciro mu buzima. Pastor utagira Mwuka Wera wo nta pastor burimo. Kandi haleluya, niba ushaka kuzajya mu ijuru yoborwa na Mwuka Wera, niba ushaka ku buzima bwawe buhinduka yoborwa na Mwuka Wera. Haleluya. Ninde muntu muri mwebwe wigeze kuyoborwa na Mwuka Wera umunsi umwe? Yobowe na Mwuka Wera nta kuyobya rata, kandi Mwuka Wera arakomeye. Mwuka Wera ni igitangaza. Tekereza ikintu Yesu yagiye mu ijuru akavuga ati dore ntago mbasize mwenyine, mbasigiye Mwuka Wera. None niba udafite Mwuka Wera ufite iki? Haleluya. Abantu benshi muri mwebwe muracyafite ibintu by'amashari, abantu benshi muri mwebwe muracyafite ibintu byo kwiremamo ibice. Ariko nagira ngo ngutangarize ngo hamagara Mwuka Wera akwemeza iby'icyaha, maze akwereka umurongo mwiza wo kunyuramo, maze urebe agakiza Uwiteka azana mu buzima bwawe. Imana yacu ireshoboye byose, kandi Imana yacu irihagije, kandi kuyoborwa na Mwuka Wera niyo nzira itayobya. Abantu bakuyobya, ariko Imana ntigiyobya. Amina. Haleluya. Imana yacu ishimwe. Kuyoborwa na Mwuka Wera bisaba kwizera imbaraga, yuko imbaraga y'Imana ishoboye, kandi Mwuka Wera agendana n'abizera. Mwizere kandi azagira ibyo akora mu murimo yawe mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka guha umugisha, kandi Uwiteka guhire cyane. Kandi uyu munsi ijambo nari nkuzaniye ni ukuyoborwa na Mwuka Wera, kandi ijambo nkuhaye n'ubu udafite Mwuka Wera ubwo bivuze ngo ntabwo uri umukristo. Haleluya. Abari kubyumva neza, ariko nagutangarije ko Mwuka Wera niwe nyambere mu buzima bwacu. Udafite Mwuka Wera waba uri gisenzegeri. Umukristo uvuga ko afite Mwuka Wera ariko ntawe, agakora iby'ibyaha, Mwuka Wera aba yaragiye kera. Ongera umuhamagare. Murabizi abakristo basengaga kera babaga bafite Mwuka Wera. Abasengaga kera nko muri za 2003 gusubiza hasi babaga bafite Mwuka Wera. Abadeperi barahingiranaga, abadeperi bagasurana. Mbese Mwuka Wera wa kera yagiye? Ndagira ngo ngutangarize ngo Mwuka Wera wa kera ni nani wo ubu? Kandi kera abantu babatizwaga muri Mwuka Wera, kuki batakibatizwa muri Mwuka Wera? Ahubwo ishari ryabaye ryinshi. Ndagira ngo ngutangarize ngo kuri ishari muri weho, maze Mwuka Wera abonaho atura. Kandi Mwuka Wera ntabana n'umuntu ugira inzigo n'inzika. Dukuri inzigo mu mitima yacu, maze Mwuka Wera abona hajya. Mbese reka ngutangarize ngo uwo muntu bitse mu mutima wawe agukodesha ngahe ku kwezi. Haleluya. Abenshi muri twebwe dufite abantu mu mitima yacu. Niba hari umuntu wanze kubabarira, mubabarira aka kanya kugira ngo Mwuka Wera abona hajya, kugira ngo Mwuka Wera ashinga imizi mu mitima yawe, kugira ngo Mwuka Wera abane nawe, kugira ngo Mwuka Wera agira kugeza. Izina ry'Imana rero rihabwa icyubahiro. Ijambo nkuzaniye umunsi ni ugutunga Mwuka Wera, kandi Mwuka Wera agendana n'abatunganye. Mwuka Wera agendana n'abihanye. Mwuka Wera agendana n'abashaka kwezwa. Kandi ibya Yesu ni ku murongo. Abakristo bajya bavuga ngo ibya Yesu ni ku murongo, bakagira ngo nugusubizwa barahita bavamo. Ibya Yesu bavuze ngo ni ku murongo, nuvuga ngo ibya Yesu biragororotse, nta dodani irimo. Kandi ibya Yesu birigaragaza. Buri ahantu uzabona ibyaho bitari ku murongo, Yesu ntago azaba hari. Ahantu uzabona barwana, abantu uzabona babatongana, abantu uzabona bashihurana, aho Yesu ntago azaba hari. Kandi Umwuka Wera ntago bizaba bihari. Haleluya. Imana yacu ishimwe, kandi izina ryayo rihabwa icyubahiro. Ijambo nkuzaniye uyu munsi ndagira ngo nkubwire ngo kizwa neza, kugira Mwuka Wera abone hatura muri weho, kugira ngo Mwuka Wera abone hatura muri weho. Kandi namara gutura muri weho aragukoresha ibitangaza, namara gutura muri weho aragira ibyo ahindura mu buzima bwawe, namara gutura muri weho arakwambutsa inyanja iri imbere yawe, namara gutura muri weho murakorana urugendo. Kandi urugendo, haleluya, urugendo n'urugi Kanani. Kandi nta muntu uzatangira urugendo, kandi uyu muntu uzatangira urugendo
Imana izamuha amazi kandi izamuha n'umutsima ku rugendo. Oya, ntabwo Imana yaduhagurikiriza ubusa, ntabwo Imana yashiraho misiyo yo kuja mu ijuru ikavuga ngo abana banjye bazicirwa n'inzara mu nzira. Oya, Imana izashira amazi kandi izatanga umutsima kugira ngo abana baticwa n'inzara n'inyota ku rugendo. Haleluya, izina ryawe rihabwe icyubahiro kandi izina ryawe rihimbazwe. Uyu munsi rero ndagira ngo ngutangarize ngo Imana iyo nsenga yo mu ijuru igira icyo yahindura mu buzima bwawe, kandi Imana igere mu byawe yitwa Imana. Murakoze, murakoze. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibane namwe. Umva icyo Imana imbwiye. Imana iri kumbwira ngo mbabwire ngo hari kije gukora kuri kumva kuri iri jambo. Iri kumbwira ngo nkubwire ngo wewe bagiye kugusohora mu nzu. Ikambwira ngo nkubwire ngo icyifuzo cyawe Imana yakibonye. Iri kumbwira ngo nkubwire ngo akira ijambo gihumure. Ikambwira ngo nkubwire ngo ntabara gusora muri iyo nzu. Umva ijwi ry'Uwiteka Imana kuntu rimbwiye. Imana iri kumbwira ngo nkubwire ngo igeze mu byayo yiswe Imana, kandi ikambwira ngo nkubwire ngo iritamuruye, yanze kukorwa n'isoni, yanze ko abantu bagushungera, igeze mu ruhande rwawe yiswe Imana. Ubwo namina. Umva nawe iri kumbwira ngo nubwo utari iwanyu ariko irambwiye ngo igukomereje muri uwo mujyi. Iri kumbwira ngo uyu munsi nagufite aho urarara, ariko ikambwira ngo nkubwire ngo iguhaye igifatika kandi iguherega ko ndahuri. Ikambwira ngo nkubwire ngo igiye kuguhuriza n'umugisha wawe hantu. Iri kumbwira ngo nkubwire ngo imaze kuguhuza n'uwo mugisha hari kije gukora mu ruhande rwawe. Ubwo ntamena. Asante Yesu, urakoze mutanga bugingo rero, uvuganye natwe, tubwiye amagambo meza y'ubwenge, urera kandi urakiranuka, uri data mwiza. Mu izina rya Yesu Kristo, ijambo ryawe data rigere kuri iyi mitima, data ryomora ibikomere mu izina rya Yesu Kristo, data rigira abo rihindura. Ubwo uzaza ukazasanga tukiri ku munara, ubwo uzaza ukazasanga tukibihagazemo neza, tuzagushima kandi tuzaguhimbaza. Uri Imana ishoboye byose, urera kandi urakiranuka. Urakoze mutanga bugingo rero, neza n'icyubahiro n'ibyawe nino n'iteka ryose. Amina. Twemezwa n'iki ko tuzagera mu ijuru n'umwuka wihoraho. Ibyiringiro nk'ibyo twabihabwa nande n'umwuka wihoraho. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Umwuka wera akora imirimo ikomeye, niwo wemeza abantu. Tugira ubwoba cyane iyo tutakimwumva, twibaza icyo nkora. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Mu gihe ubona kutagifite urukundo, menya uwo mwuka yabonye kuyoborwa n'umubiri wawe. Musaba utigaruka. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Turagusaba Mwami Yesu, mwohereze uwo mufasha wacu, kuko dufite intambara ikomeye mu isi. Turamukwiye rwose. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Amen. Koze Imana iguha umugisha. Reka tugusabe utange nimero wumva yifuje ko mwafatanya gusenga azaguhamagare. Ni karibu. Okay, murakoze. Numero ni 078 38 81 28 3. Ukamamagara turasenga saa 12.
turi kumwe n'abandi yego gutyo dusoje Imana amahoro ibahe umugisha.